abantu ugomba kuba ufite nk'inshuti mu buzima bwawe. Ushobora gutekereza ko abantu bose bagukikije ari inshuti zawe, ariko ukibagirwa yuko bamwe bashobora gutuma wiyumva nabi cyangwa bagatuma usubira inyuma. Abantu uhitamo kugirana ubucuti nabo bashobora kugira uruhare ku mibereho yawe, ku iterambere ryawe no ku buzima bwawe muri rusange. Akaba ari nayo mpamvu muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe abantu bageze kuri 5 ugomba kuba ufite nk'inshuti mu buzima bwawe. Gusa ntabwo ari itegeko ngo bose ube bafite uko ari 5, nubwo waba ufite umwe cyangwa 2 nta kibazo. Kitaba ari cyiza nuko mu bantu ufata nk'inshuti yawe uba usanga muri abo bose nta n'umwe ugufasha gutera imbere cyangwa se kugira akanyabugabo. Njye nk'ibisanzwe gutegura nkanakugezaho ni Ernest. Ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe nubona kino kiganiro kikugira akamaro, cyane cyane wowe utarayikora. Umuntu wa mbere ugomba kuba ufite nk'inshuti ni umuntu ukubwiza ukuri. Uyu ni umuntu ubona amakosa yawe akayakubwira nk'umuri wo kugira ngo uyakosore. Akenshi umuntu aba agamije yuko ukura kandi ukaba mwiza kurushaho. Aha ni naho ashobora no kukubwira amakosa yawe nubwo yaba aryana mu matwi. Ushobora kumva akubwira ayo makosa yawe aryana mu matwi ukaba wamurakarira, ariko nyuma nibwo uza kubona yuko ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, bitewe n'uko ari nk'ikintu cy'ingenzi yagufashije kugeraho. Uyu ni nawe wundi ukunenga mu buryo navuga ko ari bwiza, atari wa wundi uba ugamije kugusebya cyangwa kuba yagutaranga. Ntatinya kukwereka aho wakoze nabi cyangwa se aho witwaye nabi, ukabyegeramo isomo, akaba yanagufasha no gushaka igisubizo cyangwa akaba yaguha inama y'uburyo icyo kibazo wakikuramo. Mu gihe ushobora kuba ufite nk'inshuti ariko izo nshuti ntizibe zakubwira nk'amakosa yawe cyangwa ibintu bitari byiza zikubonaho kuri wowe, ahubwo rimwe na rimwe ukumva zabiganirije abandi wenda muri bagenzi be. Niyo mpamvu niba ufite umuntu mu buzima bwawe, menya ko uri umunyamahirwe, kuko ni bake bagira abantu bameze gutya. Umuntu wa kabiri wagakwiye kuba ufite nk'inshuti mu buzima bwawe ni umuntu ukumva cyangwa se ugutega amatwi. Uyu ni wa muntu nk'igihe uzajya kumugisha inama azajya agutega amatwi igihe cyose, aho kugira ngo aguce mu ijambo cyangwa yirengagize ibyo umubwira. Ikindi ni uko uyu muntu ari wa wundi uzatura agahinda kawe nk'igihe wabajwe n'ibintu runaka cyangwa n'abantu runaka, kubera yuko hari nk'igihe ushobora kugira nk'ibibazo cyangwa n'ibindi bintu bigutera agahinda cyangwa guhangayika, ugasanga abo ugerageje kubibwira ntawe ubyiteho kubyumva. Akaba ari nabo wabwira ntibari gusoza kuvuga, bakakwamaganira kure ubona ko bari gupfobya ibyo uri kubabwira batabyitayeho. Bikaba byarutwa n'uko bari kubyigumanira ntihagire uba wabiganirije. Rero hano biba ari ingenzi kugira umuntu mu buzima bwawe ugutega amatwi, atari wa wundi uzabwira agahinda kawe cyangwa ibyaguhangayikishije ngo aguce mu ijambo cyangwa ibyo umubwira ngo abiteshe agaciro. Kuko uyu ni wa wundi ushobora kukumva nubwo atagira n'icyo agufasha kugukemura bya bibazo byawe, ariko atuma wumva uruhutse, kuko hano umeze nk'umuntu wikoreye umutwaro ukaba ubonye umuntu uwugutura. Gusa usibye yuko kenshi umuntu aba ari inshuti nyanshuti, ashobora no kuba yagufasha no kubona ibisubizo by'ibibazo ufite, kuko nyuma yo kukumva ashobora no kukugira inama y'icyo wakora kugira ngo bya bibazo ubibonere ibisubizo. Umuntu wa gatatu wagakwiye kuba ufite nk'inshuti ni umuntu ukuba hafi igihe cyose, cyane cyane nk'igihe uri mu bibazo bikomeye. Hari ubwo ushobora kuba ufite inshuti nyinshi mu buzima bwawe, ariko hafi ya zose zikaba zihari kuko hari inyungu zigukuraho. Zabona inyungu zakubonagaho nta igihari, nazo zikaba zagucikaho. Aha ni naho uhita utungurwa kandi ugasobanukirwa inshuti za nyazo wari ufite mu buzima bwawe, kuko wajya guhura aho inshuti ziramurira wenda nko mu gusangira, mu gusabana, mu kurya kuri ya mafaranga ufite, uzi ko nyine zikwitayeho kandi atari wowe zitayeho, ahubwo zitaye ku cyo zigukuraho. Iyo rero babandi bose bagiye ugasigarana n'abantu bake muri ibyo bibazo, navuga ko bitakoroheye nk'igihe usigaye uri mu bukene nta n'uwakunywaho amazi. Nubwo yaba umuntu umwe, uyu muntu uzamwubahe, umufate neza kuko aba ari inshuti imizi, ya yindi mubana igihe cyose yaba ufite cyangwa udafite, kuko we ntaba agamije kugira inyungu yagukuraho, ahubwo aba agamije ko ugira akanyabugabo no kwiyumva neza mu gihe abandi bose bagutereranye. Umuntu wa kane ugomba kuba ufite nk'inshuti mu buzima bwawe ni umuntu ugufasha gutera imbere. Uyu ni wa wundi uba ukeneye hafi yawe, ugufasha kongera iterambere ryawe, haba mu mitekerereze yawe, mu myitwarire cyangwa se no mu ntego zawe. Akenshi uyu ni wa wundi uguha nk'inama zatuma ugira aho uva ukagera, kuko aba ashaka yuko mufatanya mu rugendo rw'iterambere. Mu gihe hari nk'abantu ushobora kugisha inama nka strategy bakoresha kugira ngo batere imbere, bakaba bakanga kuba bakubwira, uyu we azakubwira ntacyo aguhisha. Ni nayo mpamvu iyi nshuti niba uyifuza ntugomba kuyishakira muri ba bandi urusha cyangwa munganya ubushobozi nko mu iterambere. Umuhanga niwe wavuze ati, nubona mu bantu muri kumwe ari wowe munyabwenge urimo,
kandi ushaka kongera ubwenge bwawe cyangwa iterambere ryawe, ntuzakomezanye n'abo bantu, ahubwo uzashake babandi bakurusha ubwenge cyangwa iterambere kugira ngo ugire icyo ubigiraho, bibe byagufasha gukomeza gutera imbere byisumbuyeho. Rero uyu umuntu ni mwiza kandi ni n'uw'ingenzi, ari nayo mpamvu wagakwiye kuba umufite mu buzima bwawe, kuko ikindi ni uko atuma n'igihe cyawe kidatakara ngo kibe cyapfa ubusa. Ni na wa wundi aho kugira ngo nk'igihe ukora bizinesi cyangwa ikindi kintu kigufitiye inyungu, aho kugira ngo iyo bizinesi izahomba bibona, we yazagushakira igisubizo cyangwa akakugira inama yatuma bizinesi yawe idahomba. Mbega uyu muntu urumva ko ari umuntu utagereranywa. Umuntu wa gatanu ugomba kuba ufite nk'inshuti yawe mu buzima bwawe, ari nawe nasorezaho, umuntu ugufasha kugira ubuzima buzira umuze. Biragoye kuba ufite inshuti ariko muri izo nshuti ufite hakaba harimo byibuze n'imwe yajya ikubwira uburyo wakwiyitaho kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Biragoye kubona iyo nshuti, kuko kumva inshuti mugendana cyangwa muhurira mu bindi bintu igushishikariza ngo ujye ukora siporo, ujye ufata indyo yuzuye, unywe amazi ajyanye n'urugero rwawe, uryame kare, uruhuke, wirinde kunywa inzoga nyinshi n'ibindi bitandukanye byatuma utagira ubuzima bwiza. Inshuti zimeze gutyo ni bake bazibona, kubera yuko inshuti mugendana mushobora kujya muganira ibindi by'ingirakamaro, ariko kino kintu ntimwibuke kuba mwakivugaho. Gusa ntibivuze yuko izi nshuti zitabaho, zibaho mu bundi buryo, kuko buriya muganga, umubyeyi wawe cyangwa umufasha wawe bashobora kukubera inshuti muri buno buryo nk'iyo hari ubumenyi nyine ubona ko babifiteho, cyane cyane ukaba waba inshuti n'umuganga ukwegereye ushinzwe ibintu bijyanye n'ubuzima cyangwa se n'undi mutoza wabyigiye, kuko uyu muntu aba ari ingenzi mu buzima bwawe, niyo mpamvu wakagombye kumugira. Niwe uzatuma ubasha kurya neza bya bindi wavunikiye uri amahoro, mu gihe haba hari abandi baba barakoze cyane bagakoresha imbaraga z'umubiri cyane, bikarangira bibaviriyemo indwara kubera gukoresha amasaha menshi nta kuruhuka, bya bindi baruhiye ntibabone uburyo babirya, ahubwo bikaba biri kuribwa n'abatarabiruhiye. Kimwe n'uko azatuma cya gihe n'ubundi abandi bazaba bamaze igihe kwa muganga bahanganye n'uburwayi, wowe icyo gihe uzaba uri kugikoresha mu gukomeza kwiteza imbere. Uno muntu rero niba umufite, yaba inshuti yawe isanzwe, umuganga cyangwa n'undi muntu, mwubahe kandi umugumane, kuko ni ingirakamaro ku buzima bwawe. Ikiganiro ni hano tugishoreje. Niba wagikunze ntugende udakoze subscribe, like, comment no kuba wasangiza kuri bagenzi bawe. Tubonane mu bindi.